muhawe ikaze kuri channel yanjye Bwami Culture. Aha tugiye kugaruka ku makuru agenda avugwa hirya no hino, cyane cyane twibanze ku yavuga ku Rwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko kuva abarwanyi ba AFC M23 batangiye kugenzura ibice bihana imbibi n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, wizeye umutekano warwo ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere, ndetse anashimangira ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda bibogamye ariko bidateze kurubuza gufata ingamba zo kwirinda umutekano warwo. Ibi Perezida Kagame yabigarutse mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Ni ikiganiro kibanze ku zindi ngingo zirimo umubano umuhungu wa Juvenal Habyarimana afitanye n'ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kandidatire ya Louise Mushikiwabo ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa, ndetse n'icyerekezo u Rwanda rurutse gutangaza cy'uko rushobora gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yagize ati hari igitutu ndetse n'abantu benshi bararunenga kubera politike yarwo mu karere. Ntago mwamubona ko rwa rugenda rushyirwa inyuma mu bijyanye na diplomasi mpuzamahanga. Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati mbere yo kugaruka ku gisubizo cyanyu no gukosora uko mubona ibintu, reka mbanze subiremo ibyo nkunda kuvuga kenshi mbwira abashaka kumva. Amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo yatewe n'u Rwanda. U Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibyo bibazo mu buryo bumwe na bumwe, cyane cyane ku bibazo bimaze igihe bitarakemutse byatewe n'abakoze jenoside babarizwa muri FDLR. Iki kibazo kimaze imyaka irenga 30 kizwi, ariko nta buryo buhamye bwo kugikemura. Kunanirwa kw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa muri Kongo, ubutumwa buhenze mu mateka ya Loni, bwagizwemo uruhare n'ibihumbi by'abakozi mu binyacumi by'imyaka byinshi bishize, ni ikimenyetso gifatika. FDLR ni umutwe uteye ikibazo ku Rwanda kuko ukorera mu gihugu cy'igituranyi RDC, kandi uhabwa ubufasha na guverinoma y'icyo gihugu. Ntabwo ari ikibazo ku Rwanda gusa, ahubwo no ku bandi baturanyi. Icyo tugiye gukora ni ukwirinda, hanyuma ibihano n'ibikangisho wahoze uvuga bishyirwa ku nzirakarengane bigahimbaza abagizi ba nabi. Ibihano n'ibikangisho byo muri ubwo buryo ni igitutsi mu maso y'igihugu cyacu. Gushyira ibihano ku Rwanda biroroshye kurusha gushaka igisubizo cy'amakimbirane. Umunyamakuru yakomeza agira ati tariki ya 2 Werurwe ubuyobozi bwa Trump bwashyiriyeho ibihano igisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abasirikare bakuru bane ku ruhare rwabo mu gushyigikira M23, mu gihe bwanasabye ko ingabo z'u Rwanda zihutira guhita ziva mu burasirazuba bwa Kongo. Mwiteguye kuzubahiriza? Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati nanone tugomba kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe wo muri Kongo witwa AFC M23, aho n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila akorana nawe. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politike y'imbere muri Kongo, aho kigomba kubonerwa umuti wa politike muri Kongo. Hanyuma rero ku kibazo cyawe, ntabwo ushobora kwitegura uruhande rumwe. Aha ndavuga u Rwanda gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku wa 4 Ukuboza, mu gihe urundi ruhande rwa RDC rwo rutubahiriza igice cyarwo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Uruhande rw'Abanyamerika rwaduhurije hamwe rugomba guharanira ko ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, bigenda mu cyerekezo gikwiye. Ntabwo bigomba gusa naho rushyira igitutu ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugatwarwa mu bundi buryo, ku mpamvu ntashaka kuvuga hano. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeza amubaza ati ese ifatwa rya Uvira bikozwe na M23 ku ya 10 Ukuboza, iminsi 6 nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, byagaragajwe n'ubuyobozi bwa Trump nk'icyaha kandi ibinzira iganisha ku bihano. Ibi byiyumviro bya Amerika urabyumva? Perezida Paul Kagame yasubije ati oya, ibyo ni ibyiyumviro bibogamye. Barashaka ko abantu bumva ko hari isano hagati y'ifatwa rya Uvira n'amasezerano ya Washington, k'ifatwa rya Uvira bwari uburyo bwo kudashyigikira amasezerano. Ibyo ntabwo ari ukuri na busa. Imirwano yari imaze ibyumweru iri kuba yari muri Uvira cyangwa se hanze yayo. Rwari rwarahawe amakuru y'uko ibi biri guhinduka.
niyo amasezerano adasinywa ifatwa rya Uvira ryarigaragazaga. Ni ibintu byagombaga kuba, impande zombi zirebwa n'amasezerano ya Washington zari zibizi. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeza abaza ati kuwa 22 Mutarama ambasaderi w'u Rwanda i Washington yavuze ko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano, aho abantu bose babisobanuye ko ari ukwemera ko ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Wemeranya n'ubu buryo abantu babisobanuye? Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Zisobanuye ko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo nta watugirira nabi. Aha bisobanuye ko ari uburyo bwinshi burimo gukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu n'ibindi. Muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana. Niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu birometero 5 cyangwa 10 se cyangwa 20 kure yazo, ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka tureke gukomeza kureba ibyo bintu mu buryo bumwe. Kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma iri gukorana na FDLR, hanyuma yo ntihagire icyo tuyivugaho? Ntutekereze ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe utari gukuraho ibibangamiye igihugu cyanjye. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeza amubaza ati ese uburyo bwo gukemura ikibazo burashoboka mu gihe u Rwanda na Kongo rukoze ibyo rusabwa? Perezida yamusubije agira ati kubahiriza ibisabwa niwo mutima w'amasezerano ya Washington hamwe n'andi yayabanjirije. Ibintu Kongo yanze kubahiriza namba. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje agira ati wakomeje kuvuga ko ingabo za Kongo zikorana na FDLR. Na ayahe makuru bifiteho ikigereranyo cy'abarwanyi bavuye mu Rwanda bakoze jenoside ni bangahe? Perezida Paul Kagame yakomeje amusubiza ati iyi ni imikoranire ikomeje gukomera kurusha ikindi gihe, naho ku bijyanye n'umubare w'ibyihebe ikibazo si umubare, bashobora kuba 100 cyangwa 1000, ikigenzi nicyo bifitemo ingengabitekerezo yabo, hanyuma no kuba bashyigikiwe na guverinoma ya DRC. Ibyo ubwabyo bituma bateje ikibazo gikomeye kuri twe. Uramutse witaye gusa ku mubare nyakuri wabo, hari ibintu by'ingenzi wirengagiza. Hari itandukaniro mu mubare riri hagati ya FDLR na IDF, umutwe ingabo za Uganda zimaze igihe kinini zirwana ku butaka bwa Kongo mu masezerano bagiranye na Felix Tshisekedi. Umunyamakuru yakomeje abaza ati gusa guverinoma ya Kongo imaze igihe kinini ivuga ko ishaka gushyira iherezo ku bikorwa bya FDLR kandi ivuga ko ibifitemo ubushake. Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati hanyuma umusaruro ni uwuhe? Mu bice bigenzurwa na M23 bari gukora akazi keza ko kurwanya uyu mutwe w'abajenosideri kandi hari umusaruro bitanga. Ariko muri Masisi na Walikale n'andi hagenzurwa na FARDC ni ibice byuzuyemo abarwanyi ba FDLR. Ikishishikaje si ukuvuga gusa, ni ukuri kubibera hariya. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje abaza ati urugendo ruheruka Kinshasa rwa Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, umwe mu bataravuze rumwe n'ubutegetsi bwanyu, rwanenzwe na guverinoma yanyu, ese ni ukubera iki? Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati niba umuhungu Habyarimana atangiye kungukira mu bufasha bwa Tshisekedi, ubufasha bwa Kongo n'umutungo wawo wose, ni gute yaba umuntu udakwiye kwibazwaho? Tshisekedi ari kugerageza kumukoresha mu icengezamatwara ryo gukoresha FDLR no kubaka abantu bayishyigikiye mu Bufaransa, aho uyu muntu atuye hamwe n'abandi byarenzwe ingohe. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje amubaza ati kuva umujyi wa Goma wafatwa muri Mutarama 2025, M23 yakunze gushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu igashaka abantu bayiyungaho ku ngufu. Utekereza ko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora neza agace ugenzura kurusha guverinoma ya Kongo? Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati ibi birego nabyumva mu gihe ibintu byari bimeze neza muri Goma mbere y'uko M23 ihagera, kandi biteye amatsiko ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ubwo byakundaga kuvuga icyo gihe. Ukuri nuko ibintu bimeze neza kurusha mbere, buri wese afite uko abyumva, gusa ibintu ni byiza i Goma, ni byiza i Bukavu. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje amubaza ati ubona ko imipaka yawe itekanye ubu kuva FCM 23 yahagera? Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati
nta gushidikanya, abantu babyemera cyangwa se batabyemera, mu bijyanye n'umutekano ni ibintu byigaragaza. Muri make imipaka yacu ihana imbibi na Kongo iratekanye. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje amubaza ati mu gihe gishize intambara yo mu burasirazuba yari iyo ku butaka, ubu ibintu biri guhindukaho hatangiye gukoreshwa drone mu mpande zombi, FARDC na M23, ibi bintu ntabwo biguteye impungenge? Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati ikinteye impungenge cyane ni uko amakimbirane yakomeza, ikindeba kandi kitureba twese ni uburyo bwo kuyarangiza, naho iby'intwaro biranashoboka ko n'izirenze drone zishobora kuzamo. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje abaza ati ese mu gihe amahoro agarutse utekereza ko ari nde ukwiye kuyobora ibice bigenzurwa na M23? Perezida Paul Kagame yagize ati ntabwo mbizi kandi ntabwo mbyitayeho cyane, ntabwo bindeba, icyo nshaka ni uko uyobora wese aka karere ataduteza ikibazo tukabana mu mahoro, nta kindi. Ikiro ni uko ibice bigenzurwa na M23 bitakirangwamo ikintu kitubangamiye, kandi mu buryo bumwe ibyo nibyo bidukwiye, ariko ndabizi ko iri atari ryo herezo. Haracyari byinshi byo gukora, yaba mu burasirazuba no muri Kongo yose, kugira ngo ntihagire n'umwe uba uteye ikibazo umuturanyi we, by'umwihariko u Rwanda. Niyo mpamvu tutazigera tudohoka ku bijyanye n'umutekano wacu, icyo byaba bisaba cyose. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati kuba Joseph Kabila yaragaragaye i Goma byaba bivuze ko mwabyemeye kandi ko mumushyigikiye? Perezida Paul Kagame ati abashaka bose kugira uruhare mu rugamba rwo gutuma Kongo itekana bahawe rugari. Kabila yakoze amahitamo ye, ikibazo cye urakizi. Guverinoma ya Kongo iri kumukurikirana, yakatiwe igihano cy'urupfu, imitungo ye yarafatiriwe, kandi arifuza guhangana n'iki kibazo ari mu gihugu cye. Sinumva impamvu namwima inzira, ntabwo byaba bisobanutse. Iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku isura nziza rufite mu bijyanye n'ubukungu n'imiyoborere. Ntabwo mubona ko ibihano bya Amerika n'Uburayi bishobora kwangiza isura? Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati ntabwo isura nziza ishingiye ku ngingo zibogamye, ahubwo ishingiye ku kuri. Ni iki nakora kugira ngo nsigasire isura nziza yanjye? Ese ngomba guhagarara nkarebera mu gihe hari ibintu biri kwangiza iby'isura yanjye yubakiyeho? Icyo gihe uratekereza ko naba ndi kurindiye iyo sura? Ese nkwiye guhitamo kurinda isura yanjye nanga kurwanya ibyo byatumye dushyirirwaho ibihano ndetse nkihanganira iryo terabwoba? Amahitamo aragoye ariko arasobanutse. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje abaza ati ntabwo ufite impungenge ko ibihano bizongerwa nk'uko byasabwe na guverinoma ya Kongo bikagera ku bigo by'ubucuruzi by'u Rwanda bifitanye isano na leta cyangwa ishyaka riri ku butegetsi nka Crystal Ventures? Ntabwo mbizi, guverinoma ya Kongo niyo mvana y'ibibazo byose turi kuvuga, ariko abahitamo gushyiraho ibihano babishyiraho bashingiye ku mpamvu zabo, ku nyungu zabo. Gushyiraho ibihano ntabwo bivuze ko biboneye, babigushyiriraho kuko udahuje n'inyungu zabo, babishyiriraho. Ikintu kimwe kitagibwaho impaka ni ntuzategereze ko nsaba imbabazi cyangwa se nzemera ibihano bibogamye byashyizweho hashingiwe ku mpamvu ntumva. Umunyamakuru ntiyacitse intege, yakomeje amubaza ati ese u Rwanda rushobora guhagarikirwa inkunga mpuzamahanga? Perezida Paul Kagame yamusubije agira ati twahuye n'imbogamizi nyinshi, u Rwanda cyari igihugu gisa naho kitariho, uyu munsi ni igihugu kiriho, twarokotse ibyo ikindi gihugu kitabasha kurokoka. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati hari gahunda y'ubuhuza bugizwemo uruhare na Afurika imaze inyacumi by'imyaka ikorwa, ariko nta na rimwe yatanze umusaruro mu gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni iki gituma umugabane wa Afurika ubura ubushobozi bwo gukemura iki kibazo? Perezida Paul Kagame ati ntabwo mbizi, hari ibintu byinshi Afurika ihura nabyo inanirwa gukemura, harimo n'icyo. Ibibazo byacu byinshi nitwe twabyiteye, kandi nubwo twaba dufite ubushobozi bwo kubikemura ntabwo tubizi cyangwa se tubikora nabi. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje amubaza ati ese intego yanyu ni ukuba igicumbi cy'ahantu hatunganyirizwa amabuye y'agaciro aturuka mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko ababishinja bakunda kubivuga? Perezida Paul Kagame ati u Rwanda rwamaze kuba igicumbi cy'ibintu byinshi, harimo n'igicumbi cy'ubukungu.
kuki kuba igicumbi mu bijyanye n'amabuye y'agaciro byaba ikibazo? Ni gute ibi biba ikirego? Tubwirwa ko turi muri Kongo kubera gushaka amabuye y'agaciro, ariko ku rundi ruhande dufite amabuye y'agaciro ku butaka bwacu mu Rwanda. Ku rundi ruhande yego duhaye ikaze amabuye y'agaciro aturutse mu mahanga. Amabuye y'agaciro aturutse muri Kongo anyura mu Rwanda mbere yo kwerekeza i Dubai, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Hong Kong n'ahandi. Kuki u Rwanda rwo rutoranwa rwonyine rukavugwa? Tugira uruhare mu kugaragaza inkomoko y'ayo mabuye y'agaciro. Dushobora kugaragaza buri kimwe cyanyuze hano n'icyahasigaye. Twakwerekana inyandiko zibigaragaza, gusa mu bigaragara bahitamo gukomeza gukwirakwiza ibyo birego. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje amubaza ati Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yatorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Gashyantare muri manda y'umwaka umwe. Ushingiye ku mubano ugoranye mufitanye n'uyu muturanyi, ese iki ni ikibazo kuri mwe? Hanyuma ni iki mwitezemo? Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamusubije agira ati aya ni amakuru meza kuri we, kandi icyo nizeye ni uko azageza Afurika ku bintu byiza mu gihugu cye no kuri twese. Niba afite ubushake n'ubushobozi ni byiza rwose, niba atari uko biri tuzabyitaho igihe nikigera. Umunyamakuru yamubajije ati umubano mufitanye n'u Burundi uteye ute? Perezida Paul Kagame aramusubiza ati mutuze, ntacyo gutangaza. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati u Rwanda ruvuga ko rwiteguye gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, aho zigira uruhare mu kurwanya umutwe w'ibyihebe bishamikiye ku mutwe wa Islamic State, mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi utaba wemeye inkunga y'amafaranga yo gushyigikira ubutumwa. Iyo gahunda irakomeje. Perezida yamusubije agira ati twatanze umusanzu wacu muri Mozambique mu myaka hafi 5 ishize ku busabe bw'umuyobozi bwa Mozambique kugira ngo dufashe kugera ku mutekano muri Cabo Delgado. Twakoze ibishoboka kandi ibintu byarahindutse ku buryo bugaragara, ariko ese birumvikana ko tugomba kwishyurira serivisi dutanga? Ese birakwiye ko twitanga tukigomwa hanyuma tukishyura n'ubwo bwitange? Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero itangwa n'Uburayi si impuhwe bagirira u Rwanda, ahubwo ni impuhwe bagirira Mozambique. Twishyura inshuro enye cyangwa 5 ayo mafaranga kugira ngo ingabo zirenga 5,000 zikore kariya kazi, hakiyongeraho n'abapolisi, mu gihe ubushobozi bwacu ari ubw'igihugu gito inshuro 3 ugereranyije n'intara ya Cabo Delgado. Ibintu bikomeye mu bijyanye n'ingufu bikorera muri kariya karere nka Total, Exxon Mobil na ENA bigomba gushaka uburyo bwo gutera inkunga gahunda z'umutekano bikeneye. Umutekano ugira ikiguzi nubwo utitabwaho ugereranyijwe n'ishoramari. Ibi bigo hamwe na guverinoma ya Mozambique bigomba kwirengera ikiguzi, cyangwa se guverinoma ya Mozambique niba ishaka umutekano. Ntabwo numva impamvu nahagoma undi munsi. Abanyaburayi bafata miliyoni 20 z'amayero ku mwaka nk'aho ari menshi, ndetse bakibaza niba u Rwanda ruyakwiye. Igisubizo cyanjye kiroroshye, kuko ibintu bimeze muri iki gihe nta mpamvu yo kuyaduha. Niba nta muntu wishyuye ibigenda muri ubu butumwa kugira ngo burambe, twiteguye gucyura ingabo zacu. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati ingabo zanyu ziri mu butumwa muri Loni, muri Central Africa na Sudani y'Epfo, mwaba muri guhura n'imbogamizi nk'izi zo muri Mozambique? Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamusubije agira ati oya, ariko aha naho nituramuka tubonye ko kuba duhari bidakenewe, byaba bidakenewe n'igihugu dukoreramo cyangwa se Loni, tuzagaruka mu rugo umunsi ukurikiyeho. Ni ibintu byoroshye. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yakomeje amubaza ati mu Gushyingo 2026 hateganyijwe amatora ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Mwatanze umukandida wanyu Louise Mushikiwabo, mu gihe Felix Tshisekedi nawe afite umukandida we Juliana Lumumba. Ese ntabwo bamufite ko umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda ushobora guhungabanya aya matora? Perezida Paul Kagame yamushubiza agira ati yego, niko nanjye mbitekereza, ariko ni ngombwa ko hagomba kugira utorwa.
nabonye ko Tshisekedi ari gukoresha imbaraga nyinshi mu gushyigikira umukandida we kandi ni uburenganzira bwe, ashobora no gutanga abakandida babiri rwose aramutse abishatse, ibyo ntacyo byampungabanyaho. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yasoje agira ati ese birashoboka ko wowe na Tshisekedi byazageraho mu kumvikana? Perezida yamusubije agira ati ahari birashoboka, ahari ntibishoboka, nta kibazo na kimwe mfite ku kuba ibyo byabo cyangwa se bitabaho, ndatuje muri ibi bibazo.